kanguze kuri runo ruhande. urabona uyu mugongo ubwo nagoga muri ruguru utaringaniye. Utaringaniye gute? Ntabwo uringaniye? Nise byagenze gute? Jewe nicaye hejuru ya rigori, maze kwicara hejuru ya rigori wihese gutyo? wapi dore ubu ngubu ni ukubera imvune, ubu ngubu naravunitse birakomeye pa. Naravunitse. Byose igisebe ndi kubona? Nabyo iki ngiki ubwo nari mvuye Rwamagana nkigera Jowakari kubera ubuzima bubi no kuba nakwicwa n'inzara, umukire yamaye akazi ko kwikorera ibyuma, mbishyira ku rutugu nikorera za rame 20 z'imashini, urutugu rurangira rukobotse, none dore byamviriyemo imvune tu. Ni igisebe tu kiranagaragara cyane, ubu ngubu kirimo imbere, ubu nta kintu nakora cyo gushyiraho hano wapi kabisa. Nise umugongo ubu ntabwo wahituka gutya gato? Reka ntabwo warigonze gutyo? Nuko wagenze kabisa, birasaba kuwujyana mu cyuma. Ubundi nkimara kugwa muri ruhurura nari ngiye gupfa. Ubwo ambirasi yazaga kuntwara nisanze mu bitaro bya Rwamagana, kubera yuko nta muryango ngira ku isi. Abaganga narayemo iminsi 2 barambwira ati se ufite siko na nyoko, ufite mituweli? Ndayibura. Ufite amafaranga? Ntayo. Ninde ukuzi se ugusura? Nta numwe. Abaganga baravuga ati rero uyu mupeti tugerageze uburyo tumusohora muri ibi bitaro yigendera. Wumve ngo namaze umwaka wose nta kwayambika ishati kubera umugongo. Ubwo abaganga bansohoraga bamaye teste yo gusohoka ngo manze ngo ngere, mbega nko kuva nka hano kugera nka hariya imbere. Barambwira ati ngaho tambura ugende turebe. Ngeze nka hariya imbere biranga. Abana barambwira ati ngaho garuka uryame. Subira, kandi urabizi biriya bitanda bya hariya kwa muganga biba bibara. Imiti bari kuntera ibibara. Noneho nge namaze iminsi 6 nta kintu cyo kwisindya. Nta kintu. None se wangu ndaryamye ndi ku buriri, ntago ndashobora kujya kunyara, ntago ndashobora kujya kuri tuwarete, ntiguke narya ibiryo niyo naba nshonje mu nda. Ibyo ngibyo nge namaze iminsi 6 nta kintu kijya mu nda yanjye. Ku munsi wa 7 nibwo abaganga baje barinjira b'Abashinwa b'abaki, baravuga ati se uyu muntu bimeze bite? Basanga amaze gukoresha 180 kandi ntari najya guca mu cyuma. Bakimara kumenya ko nta muryango ngira, nta n'uzanyitaho, byarangiye banseze. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Kwenunura TV, ikaba ari televiziyo ya Kwenunura. Ni televiziyo azajya acishaho byinshi mutamumenyeho cyangwa se byinshi mwifuza kumumenyaho. Bakaba bamwita Nzabonimana Fabien ku mazina y'inyakuri. Ndagira nkubaze Fabien, ese ubundi umeze ute muri kano kanya? Urumva umerewe ute mbere ko dutangira ikiganiro? Muri aka kanya mumeze neza, kuko icyambere ni ubuzima. Kuba ndiho mpumeka, hari abandi batahageze. Uyu munsi nkaba nshimiye Imana yuko nongeye kugaruka. Ese wari waragiye hehe ko wari warabuze? Ese wabaga hehe? Ubundi manzi tubwire aho wabaga mbere yuko dukomeza.
ye mu by'ukuri ubuzima ni ikintu gikomeye mu buzima abakunzi bacu. Nanjye navuye Juwakari kuko niho nakuriye, nahageze mfite imyaka 9 ndahaba. Gusa mu ubuzima bwo burakomeza, ntabwo wamenya aho bukwerekeza, kandi baca umugani ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya aho bweze. Bakunzi banjye, nanjye nabaga i Rwamagana, nkaba narahuriyeyo n'ibibazo byinshi. Nakoze impanuka ngwa muri ruhurura, umugongo wanjye uramanuka. Gusa muri aka kanya nkaba mbashimiye yuko nongeye kubumva. Ni Kwenunura by Juwakari na Dr. M. ibyo dushaka kutubwira ntabwo ari byo tubwiye. Nari nkubajije muri iyi minsi wabaga hehe? Wabaga i Rwamagana, sibyo? Noneho basimbwira ubundi kugira ngo uze Juwakari byatangiye gute, byahereye hehe? Abantu batazi Juwakari nabo basobanurire, babwire Juwakari ahariho. Nibyo nkubajije, ari byo nsubiza. Bakunzi bacu, ni Kwenunura by Juwakari aho yakuriye. Dr. M urambajije ngo se ngo wageze Juwakari ute, se mu itangiriro ry'ubuzima bwawe byari bimeze bite? Ni ukuvuga ngo njye ubuzima bwanjye bwari bukaze kuva nkiri mutoya, kuko njye nabuze mama na data mfite amezi 3. Mama wanjye aragenda, twongera kubonana. Data wanjye nawe ntago akibaho. Gusa muri aka kanya njye nshimira Imana ko habaho na leta y'u Rwanda cyangwa se y'abanyarwanda twese muri rusange. Ubwo nageraga Juwakari mfite imyaka 9, nari nambaye ibirenge, nambaye akayiniforome kuko aribwo nari nkiva mu ishuri ubuzima bunaniye. Mpura n'umugabo bita Frank, twahuriye i Gitarama aho bita mu Ruvumera. Ntabwo namwibagirwa kuko niwe ungejeje n'aha nyiriho nyihumeka. Ubwo nari mfite imyaka 9 nibwo ninjiye mu mujyi wa Kigali. Uwiteka Imana ahita angeza aho bita Juwakari Gikondo Majerwa. Ntabwo Wahageze ute? Ubwo najyaga kuhagera nahuye n'umugabo bita Frank, yari umusirikare avuye za Darifuru. Arambonabona ndi umwana ugomba gufashwa. Nta kindi yankoreye, yarambwiye ati njyewe ndi hano ku kazi, ariko njye ngiye kugufatira imodoka ugende ugere aho bita Juwakari, hariyo umumama wanjye arahita kwakira. Uwo mama se yari umugore we? Dusobanurire. Yari umugore we. Gusa njye nagiye nk'umukozi wo kumufasha mu kazi. Abajuwakari bose baramuzi, yakoreraga kwa Karabona hepfo. Ngo Mukama yegwe munange, o data gomanye byange, siri na mama siri na data, siri na bange bona banzi kwako, wabura nasigaza gwe munange, o data gomanye byange. Kwenunura by Juwakari mu rugo aho wakuriye maniga. Niyo mpamvu ugomba kugaruka, turacyakwibuka kandi turacyaguhoza umutima. Kwenunura ntabwo uri kutubwira neza, dusobanurire.
nibyo ndi kukubaza wowe uri kuvuga utaruka mani ushaka kutuvira imuzi story yose y'ubuzima bwawe utuvira imuzi aho warumbwiye ngo ni umugabo witwa Frank wakuzanye Juakari wari uje kumufasha ku mirimo yo mu rugo nyuma se kwa Mama Gadi mwamenyanye gute mwabanye gute bisobanura byose neza ni ukuvuga ngo nkigera Juakari kuko uwo mumama Frank yaranyoherejeho yakodeshaga mu gipangu cyo kwa Mama Gadi kwa Mama Gadi rero narahageze mba nk'umwana wo mu rugo ibihe bibaho ibindi birakomeza ibindi biragenda ariko ngo mwari inyana ye ikiri ntoya ngo yapfuye oya ko ntago story ka kera byagenze gute oya ni ukuvuga ngo kwa kundi nyine inka ishobora kuba yabyaye iyindi igapfa twebwe badufashemo nko mu rugero rw'aho twayiriye ariko twebwe nyine twari turi abana ntabwo mwayiriye ntabwo mwayiriye se twarayiriye kabisa twayitetse mu bikoroboyi mu bidebe bya bindi byabuze byabuze wowe n'abasiyaka n'abandagije abandi ni bandi n'abambonima ko mwarakaye bari inka ikivuka yapfuye mwahise muyirya twarayiriye pa kubera ko biriya bihe byabaga bikomeye ubuzima ari danje mikoro yiyegereze neza tugira ngo nyine udusobanurire icyo gihe kwa Mama Gadi waje kuhava gute waje kwiga ubukanishi gute ese byagenze gute nyine dusobanurire nibyo koko ni ukuvuga ngo iyo ugeze ku gasima usanga y'abantu bafite imitwe myinshi itekereza ugasanga wenda nawe muri iyo mitwe ushobora kwiyumvamo nanjye nyigira Juakari naje nje kwikorera akazi ka nyumba ni gusa njye nta nubwo nari nkakunze kuko ntago nari nzi ubuzima bwanjye uko buhagaze gusa njyewe nabayeho mu buzima bwanjye numva yuko umuziki ari wo wanjye ubwo nageraga kwa Mama Gadi nagezeyo nkora akazi uko bikwiye rimwe na rimwe nkatamburamo nkagenda nkagera mu gasima mo hagati bakambwira ati se peti kuri uwo muntu ufite imbaraga kandi banatubona yuko wakora ibirenze ni ukubera icyo utajya mu kazi ngo uze biriyo bivemo gusa impamvu nari narabivuyemo uriya mumama naramukundaga kuko nanjye n'umugabo we yangejeje ku buzima kuko yamfashe mfite imyaka 9 angeza ku myaka 12 turi kumwe ubwo rero urumva yari we mama ari we data ibana ndamukorera turakorana birarangira kubw'ibihe bigenda bishira cyangwa se umunsi ku munsi ubuzima bwo ni gatebe gatoki nyine turikomereza igihe cyaje kugera umumama wanjye aho yari akodesheje hariya kwa Mama Gadi mu gipangu biba ngombwa yuko asubira iwabo i Rwamagana n'umugabo we yarakomeje arigendera gusa bagiye kwimuka barambwira ati se kwenunura turajyana cyangwa ntabwo tujyana ndababwira ni ngewe hano niho mu rugo Juakari niho iwanyu ndavuga ni meri wanjye ntabwo wanjyana iyo ngiyo nge nzagoma Juakari ubwo nari mfite imyaka ingahe 12 kuko Frank we yankuye igitarama ndi umwana
kuko njye natandukanye na mama na data mfite amezi 3. Nta wundi muvandimwe ngira ku isi. Ubuzima bwaje gukomeza ngeze kwa mama Gade mu gipangu mbamo, mbana n'umumeri wanjye, igihe kiragera yasubira akavukira aho yiberaga, nanjye nguma Juwakari, abantu baho barankunda bahita ni naho nakuye izina ryitwa ngo Kwenunura by Juwakari. Nuno Juwakari yose ni ya nubwo wenda harimo abaherwe ariko natwe turi abakire ku mitima yewe. Uzira ubukire cyane kuba ndiho gusa kuba mpumeka. cyangwa ko nakamugi kari kubikuvugira. Oya ibyo reka ibyo twabikowa da. Nabikowa da. Dubaramenye n'ikigati. Uruganda ngandomanyi. Urumanyi nyo. Usoro kogera uruganda. Naye ngabe wafengo ndi nakayimba ko ruganda njyagaramba kubiremo naye ngo sikansi nayo kagatonda. Kagatonda. Kwenunura by Juwakari. Ndabakunda cyane. Mukama yegwe munange. Data gomanye byange. Siri na mama, siri na data, siri na bange bona banzigwako, wabura nasigaza gwe munange, data gomanye byange. Kwenunura by Juwakari. Sinabakuna nakora kakarasi naye ngo sina tunabakukora ko amafases. Yes. Naye ngo Juwakari banzi ku ndirimbo yitwa ngo bizashira. Ngaturirimbire kuri bizashira twumva. Gwagahinda n'inzangano, ugutotezwa no kubabazwa bizashira, nkomeza urugendo natangiye mana yanjye, wowe urebera bababaye ugasubiza bagusabye, nyobora mu rugendo natangiye. Ngo nukuri nari mutoya mfite imyaka mikeya, kubaho kwanjye kwari danje. Nukuri muri Juwakari aho naforomeye kubaho, dore bose baranzi, namanukaga kwa Mugwiza bakama ako gapiyesi nkagenda nkakagurisha nkafataho senyisa zanjye, nkazamuka nkajya kwa Desire bakama kandi gapiyesi nkafataho ayanjye. Gusa umunsi warageze ubwo navaga muri Juwakari agahinda kanza ku mutima, gusa umwana w'imihanda narongeye ndaforoma nza kubona yuko ubuzima bw'isi naho burangirira. Nagarutse muri Juwakari bubaka kanya ndabasaba imbabazi abo nahemukiye cyangwa se abo kwenunura mwebwe murabizi, gusa ntago nigeze nkora andifarnet. Ntabwo wigeze ukora? Ntabwo wigeze ukora? Iryo jambo ruvuze ni iri. Ntabwo wigeze ukora? Ako nakari kanje mu bwonko ntago. Andifarnet. Andiki? Nakari kanje mu bwonko tu. Kaje gute? Nanjye simbizi tu. Nyine hari ukuntu uvuga amagambo menshi hakagwamo n'akantu nawe utazi. Bibaho rega. None usigaye uvuga mu ndimi. Naye wo kimanye nga twagenda twatambura twabera n'abantu banjye. Kwenunura. Kandi gukora akaganiro ndahita nza tu. Kwenunura by. Oya ngenda nshaka kumenya. Waravuye Juwakari, we waragiye kuba he 2018. Ko twigeze kumva ko wavuye Juwakari
wari waragiye kuba he? ye ni ukuri koko 2018 ubwo nasohoraga indirimbo bitaga bizashira, Dr M niwe wayikoze, abajuwakari bitewe n'urukundo bankundaga bankorera umucango baravuga ati genda ukora akagoma. Ubwo namaraga kubona ubuceri bose ntago babumaye, bamaye 80,000. Muri 80 yari ari ku mufuka, ndavuga ni n'ubundi ko nibanira na producer wanjye kandi akaba azangeza ku byinshi, n'ubundi akaba ari kumbwira ngo twigire Kampala, reka twikomereze. Ntabwo nzabyibagirwa kabisa. Saa sita z'ijoro twaramanutse za Rwandegisi tujya za Nyabugogo, dufata Trinity tujya Kampala. Ubuceri bwanjye bwa video naho bwarangiriye. Wese ubijyana Kampala, wagiye guhurira Kampala? Reka yari makeya ahubwo yari itike. Ariko tu wamazeho imyaka ingahe Kampala? namazeyo imyaka 4. Imyaka 4? ngo Ni 4 ni 5? 4. Waje ryari? Ko naje korona irangiye. Waje 2023. Ujya na kana ariko ni na 3. Ni 5. Waje 2023. Namazeyo imyaka 5 Kampala. Imyaka 5. Ni man. Ni 5. Wagiye 2018 urumva, ugaruka 2023 mu byo mu kwa 8 gutyo mu kwa 9 siko byagenze se? Niko kabisa. Kampala se wakoraga y'iki? Ubuzima bwari bumeze gute Kampala? Banyarwanda Ducire mu mayange utubwire ukuntu byari bimeze nyine Kampala tu. Ni ukuvuga ngo Kampala ubwo najyanaga na Dr M, yaranyizeraga nkunda, azi yuko kurya ari we, akabinkorera. Turajyana nkodeshereza taje aho bita za Wagiseka hakurya. Abana mbamo tubamo amezi nk'atandatu. Igihe kiza kugera ko Dr M ava Kampala kuko yari arangije ibyo yari akeneye, yo yigaga university. Ubwo waje kugumayo gute? Kuki wahise uhitamo kugumayo? ni ukuvuga ngo hari ukuntu ubona ubuzima bw'ahantu wari uri ukabona kubuvamo ari ibintu bikaze. Dr M yarambwiye ati se mwana wa mama ko twazanye Kampala waretse tugasubira iwacu. Ariko n'ubundi ndavuga ni n'ubundi se reka mbanze mforome ikibuga cya Kampala mbanze mpamenye. Twahuriye za Natete yitahiye, njyewe nguma Kampala. Uguma wagumye uri gukora iki? Ni ukuvuga ngo nkigera muri paka Natete nasanze y'Abanyarwanda b'abahungu bakora ubukanishi, abo bita ba Faraji, abo bita ba Sympathie. Igihe kiragiye barambwira ati mwana wa mama ngwino ujye mu igaraje hano, nitujya tubona akajobu tuzajya tuguha akajobu ukore nawe ubona yo kurya. Obofuna ye 15, abofuna yo umutwaro genda urya kamere mwana wafe. Uko natandika. Ni ukuvuga ngo nyigera muri Natete ubuzima bwarakomeje, ndakomeza mbubamo. Igihe kiragera nza guhura n'umuntu wacuruzaga urusenda, akabanga ko kuri Nyirangarama. Nakabanga se yakoreye ucuruzaga? Cyane urusenda rw'ifu? Reka Nakabanga? hariya Kampala ni ukuvuga ngo biba byoroshye kuba wakora pro cyangwa se wakora ikintu wowe wumva ukiyumvamo ufite n'igishoro ukaba wagikora. Ariko ntabwo ari akabanga? Kabaga ari akabanga kuko njyewe najyaga ku nasi nkagura rebo, nkagura siru, nkagura ubucupa, nkajya muri Owino nkamanuka nkagura urusenda runo rusanzwe rwa Kinyarwanda,
nkagenda nkarusekura nkaba naguze n'agasodiyamu namara kurusekura nkamenamo sodiyamu yanjye nkiryamira mu gitondo kuko muri ruriya rusenda nacuruzagamo ibintu bitatu bivuye muri ruriya rusenda ye ni ukuvuga ngo rero igihe cyaje kugera korona iratera muri Uganda cyangwa se no ku isi hose birangira nanjye kapito yanjye ishize. warucuruje hehe na hehe ye warucuruzaga gute warucuruje hehe na hehe naye bantu banze naye Rwakinga aho nakorera umurimo go mbadenjaga ari ukubagamba mu mwankwasa waburamu munange ye abe Kampala nankurabye gasubina mu ngona cyengera nsange na bingo na gasero shoprite kunasa ku Kabaka Anjagara Rubaga road nayenga mbadenga mbagaranyo njagaro kukomawo kubanga simanye nga ngendo kuva musi ngo sinaba gukomawo tekisoboka kubanga ncyari muramu ngo mbagara ku mutima ye kamurari yanjye narayikoraga neza nkayipakinga ku isiniya nkagenda nyifashe gutya mu muhanda hose akapawuda k'ifu nkagurisha 15,000 kano k'ekimere ngangatunda 3,000 kano k'ekabanga ngangatunda 10,000 naye ngo byona ngo nembitunda nebigwawo naye ekyo mbadde nganje utunda ngo utambula n'ebiguru urowooza ngo naye mbadde ngo n'emodoka tewali ngo ntambula n'ebigeri okuva engwe nankurabye ekasubi enamungona kubanga nze ngambadde ngo maliriza ngo gupakinga emari nze nga ndi n'amarestaurant nemba supplyinga nenkomaho ngo abamaliriza ngo gutunda emere ne bampa ku sente naye nga kamurari ryo nanga negigwaho urumva wari umukozi wa danje uvuga ngo wavaga na mu ngona ukageza kasubi n'amaguru ugakata ukajya za natete ugakata ukagaruka za Kabaka Njagararo n'inyanama Freedom City naye nga mbadde nga njagara ngo kubatuusa ko kano ye ngo barengo bankwasa ngo mu buramu nga ndi bubi Chagayaga Dr. Ken Dr. Pinani Monster Studio ni DJ B gayantuusa mu Monster Studio man okubanga nga corona ngebaddemu ngegwawo gwe nakwasaganya ne DJ B nangamba naye kwenunura ngandaba nga obulamu bw'e Kampala butandise kukuntawanya nangamba naye ngenda kugutwara ku Monster ogenda obeereyo nantuusa ku Monster nentandika ogusumulula ngo emodoka ziyingidde Chagayaga yingidde Dr. Pinani nga yingidde baparaso nabo ngo bakubiranga ebiyimba mu Monster Studio nze nga mbasumululira omurango naye nga sigenda kwerabira naye munange ngo bulamu bukambuye naye nga okyali mulamu weesige Katonda gwe yasinga
ye ni kwenunura bayiju wa kari Gikondo Majerwa, ndi kumwe na Dr M ari kumbaza se ku buzima bwawe ku itangiriro wabagaho ute, wabayeho ute. ye nsubiye inyuma gatoya, njye natandukanye na mama na data mfite amezi 3, nkurira muri biriya bita ngo ni za muveza resimbizi kwa muganga. Natunzwe n'amata yo muri bibero nuzuza imyaka 4. Ubwo nuzuzaga imyaka 4 bankura mu bitaro banjyana iwacu ku Gisenyi Ngororero Igatumba mu Rwanda. Ugiye usangayo ndetse Papa wanjye yarakiriho. Papa wanjye yarakiriho afite undi mugore. Igihe kiza kugera papa wanjye arafungwa imyaka 14. yafunzwe ziriki wangu ni ukuvuga ngo abantu amakosa yabo bakora njye ntago mpamyazi. Ushobora no kuba wenda yaragiye kwagatuburira abantu, ntago mbizi. Papa wanjye yaje kugwa muri gereza ya Nyakiriba ku Gisenyi. Gusa njye nari nyiri umwana mutoya, ibyo ntago bya naje kugaruka ndi umwana mutoya. Ubwo natangiraga mbabwira yuko njyewe navuye ku Gisenyi Ngororero n'amaguru nambaye ibirenge. Ngera Igitarama aho bita mu Ruvumera. Nta na kimwe. Njyewe ubundi kubera kuntu nari umwana, nuko ngo iyo nazaga nkakomanga ku gipangu bagakingura, nabasabaga akazi. Ese wa mwana we utashobora n'ijerekani ushaka akahe kazi? Ubwo siko nahitaga mbabwira, narababwira ni noneho nimba nta kazi mufite njye munyihera ibyo kurya nirire. Ubwo babaga bafite umutima mwiza bampaga icyo kurya nkirira, bakavuga ati ngahigendera. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo bwanyiriragaho yaba riri muri rigori niho ni wumve ngo hari imvura yaguye Igitarama insanga muri ruhurura nsinziye, kumwe amazi ava iyo ngiyo yarankubise arankubita aramanura, njya gukanguka mva mu bitotsi nsanga abantu muvu wanyuzuye muri ruhurura. Gusa n'Imana irinda naje Ebana narazamutse mfata hejuru kuri ka borodire. Buriya umuntu ugiye kwicwa n'amazi buriya y'umukozeho gato yibiye, niyo yaba afite ibiro 50 ukamukoraho umukoreshejeho nka surobo arazamuka. Niyo wamufata umusatsi umwe arazamuka. Nibwo murara wari uri ruguru warariraga yagiye kuvuga ati ariko ko hariya muri iriya ngangi habagamo ababire banjye, ubu ngubu nta muntu upfiriye mubone. Yasanze ndimo kumira amazi bana ndi kuzamuka ngo mfate hejuru, nibwo yamfataga urutoki ahita nzamura. Nkimara kuvamo nibwo nabyukaga mu gitondo ndireba ndavuga se ko nyiri umwana ubu kweri nagiye guhiga akazi. Nibwo natangiraga kugenda nshaka akazi, mpura n'umugabo bita Frank, papa wa Willy Rwamagana. ariko nigeze kumva ngo ugeze gushakaho umugore. Byagenze gute? Shamani by'abademo byo ni danje. Ni ukuvuga ngo muri iyi si udafite ubushobozi, kandi n'abademu bacu dufite mu Rwanda keretse wenda bamwe na bake tu, ntago navuga ngo bose bakunda akantu, ariko udafite agafaranga umugore wo mu Rwanda ntago mwabana tu, keretse wenda kuba bakuzi yuko umuryango wawe ari neza. Aho ngaho yavuga ati wenda nzapevera nibanire n'uyu mujama. Ariko shumi kuvuga ngo ngenda byuka ngo njye street ngo bwire nta kintu mbonye ngo ngaruke ngo mubwire ngo nta kintu mfite, aho abari fa birangira n'ubundi murangizanyije tu.
ni ukuvuga ngo rero umudemu wanjye, kandi ndagira ngo kino kiganiro buri muntu wese kwenunura bayiju wakari, umudemu wanjye ubu ngubu twararangizanyije, byaranarangiye, ubu ngubu miga ubundi buzima tu. mwabanye igihe kingana iki? Twabanye amezi 8. Ntabwo wigeze umutera inda? Ntabwo ushobora kubikora. ahubwo wasanga n'agapeti kanjye gafite aho nkabona arabyibagiwe. Oh yes. Gute se waba utabizi nyine? Ntabizi, kandi njyewe tukimara gutandukana njye narikomereje izanjye. Nizi mwapfuye? Mani urabona nimba ari ukubera ubuzima twabayeho tukiri bato bugenda budukurikirana simbizi. Ikibazo cy'abaniga b'iyi minsi ntago wavuga ngo ngiye kwita ku mubebi ngo menye imico ye, ngo menye ngo ameze ate. Twebwe abo duhuye nabo ukamwiyumvamo uwo munsi, ebana niwe wiyumvamo. Niwe w'umugore. Urumva? Niyo mpamvu rero bitugiraho ingaruka. Ubwo ni ukuvuga ngo nanjye umudemu wanjye nuko twabanye, twahuriye street. Kwanza ndabyibuka umudemu wanjye nari mvuye Kampala, nari mfite 1.5 miliyoni y'amashiringi. Ubwo nageraga za Cyanika ndayavunjisha bampa 470. Ubwo nakodeshaga Karogi cyangwa se aho kuryama i Musanze, nibwo nakobitanye n'uwo mudemu wanjye. Nyuma yaho nza kumenya yuko afite abana bagera muri 3. Gusa nanjye iyo twabanaga nkabibona, nabonaga yuko nyine urukundo ruba rwararangiye. Rwararangiye gute? Hoya buriya mani, nimba umudemu afite abapeti 2 cyangwa 3 kandi mukaba mutari muziranye muhuye gutyo, n'ubundi hari abandi yari yarakunze mbere. Ashobora kuba yarabakunze bakamutenguha, noneho akavuga ati reka fatiro kuri kwenunura. Nose ubu kuki ni danje. Oya nakundi. Gusa umudemu wanjye ndacyamukunda, ubu ngubu ari Rwamagana Muswayirini. Gusa ntabwo watubwiye neza ese wavunitse gute? Bimeze bite tujyana aho ngaho? Ni ukuvuga ngo uko natangiye hasi ku kigano, ubundi story yanjye ni ndende. Manzi twereka abantu wavunitse turebe ukuntu bimeze. Cyane ngufashe mikoro. Shaka kutwereka neza. Samwegera hirya. Kugira ngo tubibone neza. Sanguza kuri runo ruhande. Urabona uyu mugongo? Ubwo nagoga muri ruguru. Utaringaniye gute? Ntabwo uringaniye? Nise byagenze gute? Jewe nicaye hejuru ya rigori. Maze kwicara hejuru ya rigori. Wihese gutyo? Wapi dore ubu ngubu ni ukubera imvune, ubu ngubu naravunitse birakomeye pa. Naravunitse. Byose igisebe ndi kubona? Nabyo iki ngiki ubwo nari mvuye Rwamagana
nkigera Jowakari kubera ubuzima bubi no kuba nakwicwa n'inzara, umukire yampaye akazi ko kwikorera ibyuma, ewana mbishyira ku rutugu nikorera za rame 20 z'imashini, ewana urutugu rurangira rukobotse, none dore byamviriyemo imvune tu. Ni igisebe tu kiranagaragara cyahate, ubu ngubu kirimo imbere, ubu nta kintu nakora cyo gushyiraho hano, wapi kabisa. Nise umugongo ubu ntabwo wahituka gutya gato, reka ntabwo bigonze gutyo. Nuko wagenze kabisa, birasaba kuwujyana mu cyuma. Ubundi nkimara kugwa muri ruhurura nari ngiye gupfa, ubwo ambirasi yazaga kuntwara nisanze mu bitaro bya Rwamagana, kubera yuko nta muryango ngira ku isi. Abaganga narayemo iminsi 2 barambwira ati se ufite siko na nyoko, ufite mituweli? Ndayibura. Ufite amafaranga? Ntayo. Ninde ukuzi se ugusura? Nta n'umwe. Abaganga baravuga ati rero uyu mupeti tugerageze uburyo tumusohora muri ibi bitaro yigendera. Wumve ngo namaze umwaka wose nta kwayambika ishati kubera umugongo. Ubwo abaganga bansohoraga bampaye tesite yo gusohoka ngo manze ngo ngere, mbega nko kuva nka hano kugera nka hariya imbere. Barambwira ati ngaho tambura ugende turebe. Ngeze nka hariya imbere biranga, abana barambwira ati ngaho garuka uryame. Nsubira, kandi urabizi biriya bitanda bya hariya kwa muganga biba bibara, imiti bari kuntera ibibara. Noneho njye namaze iminsi 6 nta kintu cyo kwisinja, nta kintu. None se wangu ndaryamye ndi ku buriri, ntago ndashobora kujya kunyara, ntago ndashobora kujya kuri tuwarete, ntiguke narya ibiryo niyo naba nshonje mu nda. Ibyo ngibyo njye namaze iminsi 6 nta kintu kijya mu nda yanjye. Ku munsi wa 7 nibwo abaganga baje barinjira b'Abashinwa b'abaki, baravuga ati ese uyu muntu bimeze bite? Basanga amaze gukoresha 180 kandi ntari najya guca mu cyuma. Bakimara kumenya ko nta muryango ngira, nta n'uzanyitaho, byarangiye bansezereye. Abantu bazi Rwamagana, kuva mu bitaro bya Rwamagana mu muryango umanuka kuri gare, njye nabagaho bita muri Kosovo, Nyagasenyi. Nahagenze amasaha 3, kandi ubundi ku muntu muzima hagenda iminota 5, ariko njye nahagenze amasaha 3. Bivuze ngo n'ubu ngubu nubwo niyumvamo ko norohewe, nta mico y'indatu ni ukugira ngo mbeho, kuko n'ubundi nta cyambeshaho, ntawe nzi mu isi, n'ubundi nzarya nihirinze. Buri uko niruye nk'ikintu cy'ibiro 20 nkagishyira nkakifata gutya, ebana biba ari danje. Gusa Banyarwanda bakunzi bacu, cyangwa se mwe mufite umutima wa kimuntu, njye banyita Kwenunura by Jowakari. Kurikirana channel yacu, icyo uzakora Imana izaguha umugisha. Ikindi cya kabiri, iki kiganiro nkoze ndimo kubwira abo mu rugo. Maze imyaka 32, data yari yaramaye isambu ku Gisenyi Ngororero. Maze igihe kinini nagerayo. Iyo sambu nimba nta nkunga Abanyarwanda bamaye, bazahere ku isambu yanjye, kuko n'ubundi nzapfa nyisige. Kandi niyo igomba kuba yanyeza wenda uyu mugongo ndi kurwara tu mfite ikibazo.
ubwo rero ndabwira akarere ka Ngororero n'abayobozi baho koko Kwenunura agarutse mu karere ke, kandi ngarutse gufata ibya mama na data kugira ngo nkomeze ubuzima nanjye nivuze turi hamwe n'abanyarwanda. Kwenunura bayeju wa karinga, agahinda n'inzangano, ugutotezwa no kubabazwa bizashira, nkomeza urugendo natangiye mana yanjye, wowe urebera abababaye ugasubiza abagusabye, nyobora mu rugendo natangiye, Juwakari hamwe nakuriye kuri kagasima nahigiyeho, manuka epfo na ruguru kwa Ndoso mu gipangu baranzi, Kwenunura ndagarutse, abazamfasha n'abazakomezanya nanjye amutima. Dr. M, Dr. M, jingo ya studio yarahindutse cyane maximum record. Kwenunura by Juwakari na Dr. M bizashira maniga, bizashira bro. Bizashira. Ngaho gira icyo ubwira abanyarwanda turi kugana ku musozo, ugira nabushimira bagiye bagufasha mu buzima. Buriya rero umuntu ashobora kugufasha agufashije ariko umeze neza. Tuvuge nimba umpaye 1,000 mfite 2 n'ubundi nari mfite ayo kurya, ariko hari n'umuntu uzaguha senyisa mani wanabwiriwe nta n'ikintu ufite. Uwo muntu rero nibo bantu ngomba guheraho mbashimira. Ndashimira umumama w'i Rwamagana, Kamabuye, ubwo na oya gusa arahita barababyumva. Uwo mumeruzi impamvu ngomba kumushimira namaze ubwo navaga muri biriya bitaro, meya w'akarere ka Rwamagana yicaranye n'umucamanza w'umumama nawe atuye aho ngaho hepfo, ngo bamwita nde Florence. Ubwo nari nicaye ku gitanda ndyamye, uko bari bansize muri ambirasi, nta nkweto, nimba inkweto barazitaye muri ambirasi simbizi. Ubwo njye nakangukaga mvuye muri koma nasanze nta nkweto mfite nanabyuka, ariko wumve ko Imana mana ari danje. Uriya mu mama Imana imucishamo azana n'umukobwa wari urwaje nyina. Noneho kubera ko njyewe nari gatoya ku gitanda, abantu bose bakaza biyicarira kuri cya gitanda bareba imbere ya cya gitanda kiryamyeho wa mumama, uriya mama wa porokirere, nawe porokirere wa mbere muri Rwamagana, uriya mumama niwe wa mbere. Ubwo yari yicaranye na meya w'akarere ka Rwamagana n'abizi. Urumva ko Imana ikora. Noneho icisha mu muntu waje nyina wuriye. Ibana umubebe ahita nkunda, aranyemera, ibana yareba ukuntu nashobora kubyuka ahita ambwira ati se wambaye ibirenge, ndavuga ibana nta nkweto mfite. Umva yaramanutse ajya mu Gakiriro aho kahoze harimo isoko, yanguriye kamambiri arazinzanira ndazambara. Ubwo noneho bifatirana yuko bagiye kubasezerera, Mary we yari yorohewe, pa wanjye
meya w'akarere ka Rwamagana ntago yigeze amenya uwo murwayi wari urwariye aho ngaho, gusa uwo mudemu nawe ntiyabyitaye, ariko uwo mukobwa yaramubwiye ati uyu muntu ararwaye kandi ameze nabi, nta n'umuntu afite umwitaho. Umumere yakoze mu ishakoshi ahita akuramo inote ya 5, ngira ngo n'iyo note ya 5 ishobora kuba ari iki yambeshejeho, kubera yuko bwarakeye abaganga bahita babona yuko nta na kivurira ngabo mfite mu isi, bati tumusezerere agenda apfire ku muhanda. Aribwo navaga mu bitaro bya Rwamagana nkamanuka nkajya aho nabaga, nkahagenda amasaha 3. Wumve ngo niyo wari kumubufasha ukavuga ngo reka nkukuri Rwamagana nkujyane iwanyu ku Gisenyi, ntese ko nticaraga, ntago nari kwicara mu modoka. Ubwo ni ukuvuga ngo impamvu gusa ku itangiriro wari urimo mbwira ngo ninshimira abantu bangiriye neza. Abantu bangiriye neza mu buzima rero, ndabanza kuvuga Dr. M, kubera yuko M ni wowe muntu wanjye ku mutima. Kabone niyo nasara niyo namera gute, abantu uranyihanganira, iyo ngarutse uranyakira. Ikindi cya kabiri, uriya mumama w'i Rwamagana, amafaranga yose nzakorera muri iyi si, njyewe n'ubundi bitewe n'agahinda nagiriye ku isi, njye ubu ngubu nta wundi mushinga mfite. Umushinga mfite ni uwo gukora nkabona amafaranga, nkafasha abantu bari hasi cyane, bamwe bantu batazi ko babaho kandi bahari. Njye abo bantu nibo nkeneye, uko Imana izamfasha niko nzabikora. Uwo mumama rero w'i Rwamagana, ni umurokore. Uzi ukuntu byagenze kugira umukunde? Nari ndyamye maze iminsi 3 nararya, kandi ndi kunywa imiti y'umugongo abantu imwe icisha hasi na ruguru. Ibana igifu cyarapfutse. Mani siko ni saa 3 z'ijoro nagiye kumva nkumva umuntu akomanze ku muryango, nafungura nkasanga ni umwana we ufite kawunga n'ibishyimbo mu isorori. Ahita ambwira ngo mama arambwiye ngo numara kunywa imiti urye. Ngira ngo iryo joro nari no gupfa kuko bana nasho abura kumara iminsi mani igera muri 5 manu nta kintu ushyira mu nda kandi uryamye ahantu hamwe. Gusa ndashimira Imana kandi nkashimira n'abangiriye neza muri rusange. Ni Kwenunura by Juwakari. Ngo mukama yegwe mu nange. Abajuwakari ushimira n'abandi. Abajuwakari bawe bana. Buriya njyewe kuko ubuzima bwanjye ari burebure cyane. Buriya njye mvuga muri capacity, ibice cyangwa se amasizoni. Mubazakurikira ikiganiro cya Kwenunura by Juwakari muzumva byinshi. Ibana bazafashwa n'ibyo tubabwira cyangwa se nuko tubayeho, bizaba ari byinshi. Gusa ntago nasoza ikiganiro nashimiye Atanazi Maburo, mugwiza wanjye, mama boy na mama boy Desire Pasi n'abandi benshi muri rusange. Kandi ndabizi yuko no kuba ndiho ni mwebwe ntago ari njyewe, ni mwebwe mubidufashamo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Dr. M
Maximum Record irahari, abasani bacu nimuze mani, nimuze tubakorere ibirenze, urumva, nimuze tubakorere ibirenze kuko we yariyemeje, aravuga ati waba uri hasi nzakuzamura wicarane n'ibikomangoma, reka gupfana impano yawe mani. Na kwenonura by Juakari, dore nari mbagezaho life yanjye cyangwa se ubuzima bwanjye, ni ukuvuga ngo jya kuri channel ya kwenonura wandikemo ngo kwenonura by Juakari, kande subscribe, ukande ukavuge neza, ukande subscribe. Yes. Mwenunuzi Yeah. bakande share Na swipe. Yego sha. Naribi nakagaruka iza kuri mikro. Ariko amaniga yanjye ya Juakari ari ku kibuga, bibuke yuko izuba rigiye kuva. Ebana banywa amazi yo muri Jibu. Siwe wamamariza Jibu se? Jibu. Wapi Jibu impamvu nyemera se? Mani Jibu buraroko no bufite inyota ukanywa amazi umuhogo we bana wumye ugahita wumva ubaye muzima. Ubwo rero buri umwe wese ukora muri Jibu ndamushimiye kandi mukomeze mu mutima nakagaruka. Iyi yari episode ya mbere, season ya mbere ku buzima bwite bwa Mr cyangwa se nyakubahwa Kwenu Kuka cyangwa se Kwenonura cyangwa se Mwenunuzi cyangwa se Juakari people cyangwa se umwana wa Juakari, umwana wo mwizuba rikaze bro. So nta kindi twarenzaho sibyo kuvuga ngo hasta la vista, ibindi nakagaruka. Kana subscribe aho hasi, like, comment na share. Niba koko wifuza gufasha uyu muhungu kandi aho hasi umufashe, kandi umufashe utitangiriye, kuko numufasha nawe uzafashwa. Nta kintu navuga usibye kuvuga ngo hasta la vista. Kwenonura.